tayari ntabwo umugabo uyu munda mugeze i Kigali uramugeze i Kigali muga kagiye kwiyambura imyenda se kandi usibye niriya n'indara yiyambura nini se mugakoze mani muvanaho kamera yo ni muyivane muvanaho kamera ndabona muvanaho kamera mani muvanaho kamera murezi ntabwo nshaka ko mugumishaho kamera ni muyiko muvanaho kamera umva munyamakuru kamera yivaneho ntabwo nshaka ibintu isi yose ibibona ndabigusabye kandi kamera yivaneho kuko niba nyereka yuko ntacyo ndicyo reka nanjye mwereke ko ubwenge bwe mbufite kandi ntugire ikibazo karabaye katini kuvanamo n'ijipo se kandi mugamana nyagasani umva wavunyo kamera mani wikambi kundi mwana usavano kamera wavanyeho sabye kare ko muyikuraho wavanyeho uravuga ni karisa arayikuramo zanze uri kumbesha kamera icyo Yesu mwami wavanyeho kamera mani sinsabye se wavanyeho ntambweze ko nta kibazo ari bugire nese ko imyenda yaguhaye avanyemo bakunzi ba channel yacu ndabasuhuje aho muri mu mpande zitandukanye z'isi nizere ko mumeze neza cyane ndashimira abantu tubana umunsi ku munsi abantu muduha ibitekerezo muri abantu b'ingenzi cyane abantu mwamaze gukora subscribe turabashimira cyane kubera ko bituma tubona ko tudakorera ubusa bituma tubona ko turi kumwe namwe umunsi ku munsi mukibona amashusho ari kuri kamera zacu muribuka uyu mugabo cyangwa se uyu muganga twagiye dukorana ibiganiro bitandukanye ndetse mwana mubonye ku ma channel wenda agiye atandukanye kubera ko arazwi cyane rero mwagize ibitekerezo mutanga mugenda bamwe mwemera ibyo akora abandi barabihakana ariko haza kugira abafana cyangwa se abakunzi bacu benshi bandika bavuga ati muzaduhuze n'uyu mugabo tuganire muzaduhuze nawe mwabisabye muri benshi cyane tuza gufata muri babandi benshi turavuga ati reka dufate mu umwe wifuza kumubaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye tumuhuze nawe aze nko mu kimbo cy'abafana bandi cyangwa se mu kimbo cy'abantu bose bakunda channel zacu muri rusange uyu munsi rero n'icyo gahunda tugiye gukora agiye kuba tuganiriza dusobanurira byinshi muribuka ko dusoza ubushize yatwemere ko azatuganiriza atari mu kazi akatubwira byinshi birambuye tukamumenyaho byinshi uyu munsi rero twagarutse kumureba noneho murabona ko afite umwanya uhagije tugiye kuganira birambuye tuguhaye ikaze kuri channel yacu murakoze cyane umeze neza nta kibazo barakuzi cyane ariko ndaza kukugora wongere ubibwire nyine nk'intore warambwiye ngo uri intore ndi muganga rwibasira Antoine muganga rwibasira Antoine uzi mu bintu byinshi cyane ni nk'umuntu utakoze n'iki wamubwira ngahita ibintu byinshi cyane nzwimo icyo nzwimo no ubuvuzi yego bwa gihanga cyangwa se ubuvuzi gakondo nta bindi bintu menywamo ibyo menywamo ni ibyo ngibyo by'ingenzi yego impande yawe iburyo bwawe guciranye n'umukobwa mwiza cyane abantu mukurikira social media zo mu Rwanda muramuzi abareba televiziyo n'ama YouTube muramuzi mu mafilimi menshi agiye atandukanye arazwi cyane uyu munsi n'ugiye kubaganira na muganga Antoine wamuha mikro nawe wenda akibwira abadukurikiye muri uyu mwanya mbanje kubasuhuza yego witwa nitwa Umutesi gusa iryo se ntago rihagije Umutesi Fiona ko ibintu byose uba wabipinze oya ntago ari ukubipinga no kugira gute numvaga rihagije ariko yego nta kibazo rero impamvu turi kumwe ngira ngo urayizi waratubwira ati ndifuza kubonana n'uyu muganga ngiye nkareba ibintu akora nyine nkagira ibibazo na bimwe mwibariza niyo mpamvu rero uyu munsi twabateranyije kugira ngo naho umubazi ibibazo by'amatsiko wumva ufite wumva wamubaza nawe arahanganga gusobanurira ndetse turamubaza n'ibindi byinshi asobanurira abakunzi bacu yego umwanya ni wawe mugakira mikoro nongere ngo usuhuze imbere ya kamera se yego ni Mutesi harya yego ubu rero ikindaje ishinga ni ukuba nicaranye nawe kano kanya nkagira byinshi nkubaza kubw'ubuvuzi bwawe cyangwa se ubuganga bwawe sinzi uko ndibuze kubivuga ariko ngira ngo urabyumva nabonye ibiganiro mwagiye mukora ndavuga aho ya ntago bishoboka birangira mpamagaye nyir'ubwite ndambwa njyewe mbabarira tuzajyane mubaza umunsi uruhuka arambwira ati ku cyumweru ntago ukora ku cyumweru ntabwo nkora ni umunsi wanjye wo kuruhuka yego niyo mpamvu rero twaje ndumva nshaka ko tuganira by'umwihariko nta kibazo nanjye niyo mpamvu nabakiriye kuganira nta kibazo mwakoze cyane kuduha umwanya ahubwo biranshimishije wa mugani menye n'ikibagenza nyamukuru
yego ikibagenza nyamukuru ni ukugira ngo mumenye ibyo nkora, ni ukugira ngo umenye uko nkora, ni ukugira ngo umenye aho nkorera. Nyamukuru ikibagenza ni iki? oya ikitugenze ntabwo ari ukumenya aho ukorera, ikitugenza ni ukumenya ibyo ukora, niba koko ari iby'ukuri nk'uko numvishe mubivuga. Ni iby'ukuri kuko ntago mbyemera, nta nubwo mbyizera. Urambabaje cyane. Ntubirakariremo, oya, kuko buri muntu wese mu buzima agira imyemerere ye, agira imyemerere ye nuko yumva ibintu nuko abifata. Ariko ngiye ku myemerere yanjye nk'uko nabonye muri comment ariho n'abandi batabyemeye cyangwa se batabyizeye, kano kanya ndaje ngo unyizeze cyangwa se unyemeze. Se muko ufite imyaka ingahe? 24. N'abari hejuru yawe ntabwo bampinga. None ikigaragara wowe uje bigaragara ko ntabwo ari ukugupinga, nicyo nshaka no unyemeza. Ntabwo ari ukugupinga, sinapinze ibyo ukora. Iyo nza kuba nabipinze cyane ntabwo mba ndahanga, ariko simbyemera. Ntabwo byemera. Ubwo hazakorwa iki kugira ngo ubyemere? Naje ngo ubinyemeze. Mbikwemeze kubuhe buryo? Ntago nzi uburyo. None se uragira ngo nkubitisha abantu nkubu bibona, uragira ngo nkora iki? Ko ari nta murwayi uzanye ngo muvure, uragira ngo nkwemeze kubuhe buryo? Muga nkwite muganga se nkwite iki? Ndiwe n'ubundi bwe kuvuga ngo unyite, ahubwo ndiwe. Okay. Muga ikintu nshaka nkuko wabyivugiye, abantu bakurikirana ino cano cyangwa se n'abandi bagukurikirana. Sinicano yonyine, amacano hafi ya yose yo mu Rwanda arakuzi, aranzi. None usibye n'ibyo, isi yose mpamya ntashidikanya ko isi yose abakurikira aya macano barambona baranzi. Mbabajwe rero nuko uyu munyamakuru ahubwo yafashe umwana mutoya mwiza nkawe w'imyaka itageze no kuri 30, akaba ari wo wazana ngo uje utemera ibyo nkora. Nuko ari nge washishikajwe no kumva nakugira uruhande, kumva nkeneye kumenya koko ibyo ukora niba ari ukuri cyangwa se atari ukuri. Umwana muto nkawe cyane ndabikwereka ko ari ukuri. Nge ndagira ngo unsobanurire wabitangiye ryari, ese ubikora gute, ese nibyo cyangwa niko akunda abantu baza. Ntago nemera ibintu bya gakondo kandi nk'ibya gakondo ntago mbyemera. Wakagombye kubyemera cyetse niba utemera yuko Imana ibaho mbere ya byose. Ese mbere ya byose Imana urayemera? Ndayemera. Wemera ko ishobora byose? Cyane rwose. Okay, icya kabiri, wemera ko Imana ikorera mu bantu? Birashoboka ariko ntago nabyo mbyizera cyane. Ntabwo byizera ko Imana ikorera mu bantu? Ishobora kubakoreramo ariko bakavuga ariko ntubone ibyo bakoze koko ari byo. Ntabwo wemera se ko Imana ishobora gukorera muri njyewe cyangwa muri wowe? Mu byerekeye n'ibitangaza se? Mu byerekeye n'ibitangaza, mu byerekeye n'ibikorwa. Nsobanurira nka gute? Igitangaza uvuga ntabwo numva icyo ari cyo. Njyewe ibyo nkora ni ibikorwa. Bivuga iki? Nkora igikorwa cy'uko umuntu ashobora kuba yakwibye, njyewe ukaza ukangeraho nkagufasha kumenya wa muntu wakwibye n'ibyo yakwibye aho yabishyize n'uburyo wabona bya bintu byawe byibwe. Icyo nicyo cyambere. Gute se? Icya kabiri, nkora igikorwa cy'uko ubwo umuntu ashobora kukureba akabona uri umukobwa mwiza rwose uryoheye ijisho ku buryo umugabo uwo ari we wese yakwifuza, ariko mukamushobora kugera hirya mu cyumba cy'ibanga ugasanga hajemo cya kindi umufaransa yavuze ngo ni si javesi iyo menya. Icyo ngicyo wiseka, icyo nacyo ndagikemura kuko nawe wasanga ari kumeze. Ushobora nkora igikorwa cy'uko ushobora kuba ufitanye ikibazo n'uwo mwashakanye mutavuga rumwe kandi mwarabanye mukundana, igihe kikagera kubera impamvu nyinshi zitandukanye urukundo rwanyu rukagabanuka cyangwa rukava. Nk'ikihe gikorwa se, nk'ikihe gikorwa wakora? Okay, bitari kure. Ushobora kuba ufite nturi umukobwa mwiza, ushobora gushaka umugabo umukunze, igihe runaka wa mugabo umutima wo kumukunda ukamuvamo ugakunda undi mugabo, igihe cyo kugera mu buriri ukumva umugabo watakunejeje ukanezezwa n'undi mugabo ku ruhande, kandi ujya gushaka wa mugabo wawe undi yari ahari. Ibyo urabyemera ko bibaho ku isi yose? Oye, gukunda amarangamutima yo, amarangamutima atandukanye n'ubwo buvuzi uri kumva. Uretse gatoya, ushobora kugira gutya, waba uri umukobwa umusore akagukunda,
mugakora ubukwe bwiza bibibibi mariage iryoshye rwose, ariko igihe cyagera nyuma y'ukwezi kumwe akabona urisogoro, akabona abandi bakobwa akurutisha. Ibyo byo birashoboka kuba yaragufitiye amarangamutima mbere, ariko nyuma bitewe n'ukuntu wenda umubiri wagenda uhindagurika, akabumva amarangamutima ye yagabanuka. Agabanurwa n'iki? Ibyo byo birumvikana n'ibintu bibaho mu buzima busanzwe. Hanyuma nyuma y'uko bigabanyutse se bigenda gute? Nyuma y'uko bigabanutse njyewe iyo nsanze menya nyirabayazana w'ibyo byose. Ni kubera iki uyu mukobwa n'uyu musore bakundanye, ariko uyu mukobwa umwe yaba umugabo cyangwa umugore wundi bigahinduka. Impamvu ndayimenya kandi nkabibafasha ikavaho, mugasubira uko mwari. Ubimenya gute se? Ubibwirwa n'iki? Mbimenyeshwa n'imiti yanjye, nkabimenyeshwa n'impano yanjye, nkabimenyeshwa n'umurage, nabyita umurage. Nushaka ubyemere, si itegeko, ariko nushaka ubyumve, nimba uri no mu bahakana ubyemere uko mbikubwiye. Nawe uri umwe muri ba batubuzi n'ubundi nsanzwe numva, kuko ibyo bintu uri kuvuga ntago bishoboka. Munyamakuru biramubaje kubona wanzaniye umuntu umeze gutya, ntabwo ari uko byakagombye kugenda. Ntabwo buriya no kunyita umutubuzo. Wowe ngerega no kuba nicaye ahangaha ndaha kugira ngo mbashe kubona uko kuri kwawe, kuko si nkwizera habe na gato. Iyo nza kubona n'umuntu kwizera ntago mba nafashe umwanya wanjye ngo nzi, ariko ibyo ukora ntago mbyemera. Urongera bitsindagiye ibyo ntago mbyemera nubwo mbyizere, kuko ibyo bintu uri kuvuga ntago bishoboka habe na gatoya. Nta wundi muntu mwazanye se? Yaba mwari mwazanye undi muntu, kuko ni ikibazo. Ubu iyo wari wazanye n'undi muntu byagenda gute? Nibwo ubibonye. Byagenda gute? Kuko we mbigukoreyeho nanone ntabwo wabimenye, kuko nshobora kureba n'ibiri muri wowe no mu nda y'umutima yawe. Wabikoze se ko nanjye mpibereye sindaha ngaha? Mbigukorere kuri wowe. Umva nta kintu bintwaye habe na gatoya. Ntabwo wamenya n'ibyo nagukoreye byari byo. Reka manze mubwire. Ni Mutesi aramwe ngo ni Mutesi. Nitwa Mutesi ndaha ngaha, sibyo? Icyanzanye no kugira ngo nemere ubuvuzi bwawe, niba bukora koko cyangwa niba budakora. Wikiri gushakisha ku ruhande ngo urebe ngo umuntu ngo naze, cyangwa nanjye ubwanjye niciye aha ngaha, kuko icyanzanye ni wowe. Umwana muto nkawe. Kuba ndi muto se bivuze yuko nakemere ibyo uri kumbwira byo byose? Ndakuze bihagije. Ntago imyaka 24 mfite. Ubwo se ikibazo aho kiri banyamakuru, uyu muntu byaba ari ikibazo mutangaje nkamushyira ku isi yose ikazabona ibyamubayeho. Njyewe nabyemeye. Ntabwo nabigukorera, kuko ubu nakagukoreye ikintu kimwe, wumva nkubwire, nakagukoreye ikintu kimwe sinabyemeyera. Wowe ntumenye ibiriho ukazabibona. Wowe nabyemeye, wowe nyemeza n'abandi bagukurikirana, sibyo? N'abandi bakurikirana ibyo biganiro byawe babone ko wa muganga ko kashoboye. Noneho ndabitangiye, sibyo da? Ndabitangiye. Ubu nkwereka isi yose nta kintu bintwaye, wowe garagaza imbaraga zawe. Ubwo nyine nuko ubizi neza yuko bidashoboka. Yibaze. Nuko ubizi neza yuko bidashoboka. Niba bishoboka bikore. Uri umukobwa mwiza, nta kintu bintwaye. Umwana mwiza, kugira ngo uzibone ejo bundi wamwaye ku isi yose. Byaba ari iki? Kuko abantu hano hanze bamwara uko bangana, ariko we ntago wamwaza. Kuko business yuko ibiri kuvuga ni ubusa n'amafuti. Okay, nyine reka mbanze nkubaze. Ariko ntabwo nabazwa n'agatike kanjye nazanye, kuko naje mbishaka mbikunze. Uransinyira yuko ibyo nshobora kugukoraho nyuma yuko uzamenya ibyo ari byo. N'umunyamakuru nguriya arahari, sinabyemeye mbishaka se. Wabyemeye bishaka? Nabyemeye. Wowe nkorera ikintu cyangwa se ukora ikintu runaka kiri bunyemeze. Munyamakuru n'abadukurikirana cyangwa n'abagukurikirana bwemere ubuvuzi bwawe. Umva ni Mutesi. Ni Mutesi. Nyemerera ubu turahangaha unyise n'umutubuzi. Imana ibabarire kuba nkwise umutubuzi uri umuntu mukuru nduta, ariko birasekeje. Habimanzanira agasekuro kanjye n'umuturimo bimpereze hano. Njye nabyemeye. Bimpereze hano. Nabikore. Umva mukobwa. Nabikora ibyo akora. Umva mukobwa. Umwana w'umukobwa mwiza, umwana w'umukobwa mutoya. Nturi kumpinga? Nanagupinze cyane ubwo wampinze cyane uranabyemeje. Banyamakuru ngiye kubasaba ikintu. Wenge ndemezwa wibasaba. Reka nibisabira abanyamakuru. Nabyemeye ariko muri make waje uje kugira ngo umpinge, uje kugira ngo were ibyo
ibyo ugiye gukora nanjye ngiye kwereka isi yose yuko kuko ubu tuvugana kamera iri kukureba nanjye iri kundeba urabizi ko indiho urabizi ko ikuri yego uretse nkwereke urabizi ko isi yose iri kukureba muze murenga umugabo hano arasema unyemereye nanjye unyemereye yuko nusebera imbere ya kamera ntacyo hagati yanjye nawe haravamo umuntu umwe uri gusebe haravamo ntabwo ndi busebe haravamo umuntu umwe ugiye ntabwo guseba njye ndi busebe ntabwo uri busebe ntabwo nseba nanjye sindi busebe ntabwo ndi banyamakuru busebe icyo kintu tukivuganye mubyumva ntabwo uri busebe habe na gato ntabwo uri busebe ntabwo uri busebe ubwo si byo ni ibiki ibi ni ibiki ntabwo ubizi habima subirizaho imiti yanjye ntabwo uri busebe habe ntabwo uri busebe nyamara uraseba nyamara hari icyo uri bumbwire uzi ko ubu tuvugana ashatse nge ubwenge bwawe nabugutwara ukayoberwa niba ariko noneho ndumiwe ukagira ute abanyamakuru bigiye kuba mu byihanganire umva mu byihanganire nta n'ikindi umukobwa aza kumpinga ngewe kandi abanyamakuru nimwe mwamuzanye kandi biba ntimugire ikibazo mutesi abanyamakuru nimwe mwamuzanye mushatse ubu byarangiye n'iyi mikoro mwayifata n'iyi mikoro nimushaka muyifata fata mikorofone yawe ubu ntazi niyo ari none se bigenze bite muga si wowe ubinsabye se none se uramuroze ntabwo ndoga bigenze bite se yongera avuge hagiye kwiyereka isi si wowe ubisabye se oya none se ko kuvanze utuntu ukabimutera ibintu bimeze nk'ifu uvanze ibiki umukozi biki si wowe ubisabye se hari ubwo yanyemeye se kari gutitira se gutitira gusa se uretse urabona ahubwo n'ibindi bigiye kuba mugamba nkubwire rero nazanye umuntu ngo muganire udatuma ntura umurambo nta murambo ucyura gusa ibiri kuba arabiyoberwa arabimenya nuko mbishaka muga umbabarire nyuma yo kubishaka arabimenya gucyura umurambo cyangwa gucyura umusazi ngo njye mu bitaro wamuzanye se nose ko mwaganiraga agiye he agiye oya mwihorere muto ugiye he mwihore si wowe wamuzanye se katanyumva mugakoze ibiki ibyo nkoze nibyo ashatse niba ashatse guhangana nanjye reka isi yose mubone none se umukozi ibiki nyine mwihorere ntunamufate ntumugire n'ikibazo none se mugareba noneho ntacyo buretse muha iminota mikeya buretse mwihorere rwose mwihorere ntumugireho ikibazo muga ibintu ni ibiki ibi ngibi se byihorere arimo aragwa si wowe wamuzanye se atangiye kuvanamo inkweto nyagasani si wowe ubisabye se uribuka ijambo ambwiye nose ukoze ibiki urabyibuka se ijambo ubundi biriya bintu muhushyeho ni ibiki ibyo utabonye ni ibiki nta nubwo ari kumva nta nubwo akibuka izina rye ntabwo ashobora kukumva byo ntabwo yakumva nubwo wazana iki ntabwo yakumva inkweto akaba arazikwihereye tayari ntabwo yakumva mugabo uyu muntu amugeze i Kigali uramugeze i Kigali muga kagiye kwiyambura imyenda se kandi usibye n'iriya n'indara yiyambura none se mugakuzo mani muvaneho kamera yo ni muyivaneho muvaneho kamera ndabona muvaneho kamera mani muvaneho kamera murezi ntabwo nshaka ko mugumishaho kamera ni muyiko muvaneho kamera umva munyamakuru kamera yivaneho ntabwo nshaka ko ibintu isi yose ibibona ndabigusabye kandi kamera yivaneho kuko niba nyereka yuko ntacyo ndicyo reka nanjye mwereke ko ubwenge bwe mbufite kandi ntugire ikibazo karabaye katinye kuvanamo n'ijipo se kandi byose arabikuramo mugamana nyagasani umva wavanyeho kamera mani uguye kambi kundi mwana usavano kamera wavanyeho sabye kare ko muyikuraho wavanyeho uravuga ni karisa arayikuramo zanze uri kumbesha kamera icyo Yesu umwami wavanyeho kamera mani binsabye se wavanyeho ntambweze ko nta kibazo ari bugire nose ko imyenda yaguhaye hariyo avanye muri kirisupu vanyeho kamera murezi we mpereza ayo mazi ntuzi muga ko yambuye ubusa mpereza ayo mazi
karabaye. mpereza ayo mazi. Kari kuhagira se. Shekera imyenda yawe. Mute. Bite mute. Mute. Icara. Mute. Akira muhe mikoro. Amazi yo kunywa. Amazi yo kunywa. Iwe nambaye ubusa. Yesuwe. Mu amazi yo kunywa. Iwe. Muga. Mumuzanira amazi. Amazi. Ndapfuye. Iwe mvuye. Wishwe n'iki? Amazu. Yego. Urayabonye? Yego. Ubonye amazu? Mugatuvuye. Wowe nande? Nge nawe twari kumwe. Wowe nande? Amazi. Muma amazi yo kunywa. Uretse wakuzanira amazi. Mvuye muganga mvuye. Tuvuye. Uribuka aho twari turi? Muma amazi. Niko. Uribuka aho twari turi? Ndakubaza uribuka aho twari turi? Ntabwo mazi mbonye amazu menshi. Nikumva nambaraga mfite mu mubiri. Ngaho nywa amazi. Nywa amazi menshi. Nywa amazi menshi. Mugatuvuye. Nambaraga mfite. Nitwe turi kuganira se? None nitwe turi kuganira. Humura reka ngupfundurire. Munga unguye nambaraga. Uribuka ikiganiro twari turi hose nywa amazi. Mvuye hehe? Tuvuye he? Ntabwo twari turi kumwe se ntiwahabonye. Mbwira numvanye. Banza unywa amazi. Nywa amazi. Ngaho rekera. Inyota. Muganga we tuvuye. Ayo mana we. Mute. Makuru yawe. Oya. Garuka. Oya. Garuka ntacyo garuka. Garuka mute. Wanze. Garuka. Mute. None kubinkoza ibyo bintu. Ibihe. Muga. Mute nje nawe dushobora kuganirira. Oya. Ntugire ikibazo mute. Tuvuye. Turi kuganira. Amakuru yawe. Mute se. Ntiwazanye n'abanyamakuru se ngo tuganire? Muga umbwira hano tuvuye. Ntiwazanye n'abanyamakuru se? Ndikumva ngutinye. Urantinyira iki? Ndikumva ngutinye. None se mute dutahe. None se bigenze bite? Uratubwiye ngo ubonye amazu wari uri hehe wumva uri hehe? Ntabwo mbizi. Kubera ko twese twaguhamagaraga ukatwihorera wibagiwe n'amazina yawe. Ntabwo mbizi hano tuvuye kandi twari turi kumwe. Wabonaga muri kumwe mwenyine? Yego genda ashaka guhunga no mugabo. Wahumura ntacyo gutwara. None se kuki nyine ugezeho kiyambura imyenda ukayivanamo yose byari bigenze bite? Yari kumbwira ngo niyimuhereze se. Kandi atakuvugishije.
yari ari kumvugisha ntabwo mwe mwabyumvise. ntago muganga yavuze yaracecetse. Shabyago nimenya bikoze. None urahamutse. Dutahe. Uzongera gupinga muganga. Ano abantu rero reka dusoze dutaye ujye kumera neza nyine ureke kurira kuri kamera ariko ni irihe jambo wabwira ba bantu bamupinze bavuga ngo ntago babyiboneye. Ni iki kintu wababwira nkawe byibereye? Oya ntibakajya bapfa gupinga buri kintu cyose babonye. Mera mikoro muganga mubaze nawe. None se nyine gerageza udusobanurira abantu bataza no kugira ubwoba umukobwa wacu umukozi ibiki bigenze bito ko hari ibintu muteye birangiye umutera ibindi ese bigenze bito? Oya ubu nta kibazo afite. Ubu nta kibazo afite, ubu ni muzima rwose pe. Ahubwo ngewe gusa ngira ngo twabanje kubyumvikana. Yego. Twabanje. Oya twabivanyemo. Nge nabimubwiye namubwiye ko ajaje kunyereka yuko ntacyo ndicyo. Aza kunyereka yuko ngewe mbeshya abantu. Yego. Aza ambwiye n'ijambo ribi cyane ngo ndi umutubuzi. Ntabwo uri umutubuzi. Ntabwo nkiriwe. None se mugabo ubwo rero ngiye ikintu mukoreye niba abona nta kantu gato yamukoreye. None se kare kuvuga ngo avuye hano atazi. Mutunge mikoro. Ugiye hese? Oya garuka gato tuvugane dusoze twitahire. Oya ihangane n'ibyarangiye ihangane. Icara umunota umwe dusezera abantu twitahire. Ihangane ntacyo gutwara ariko. Muga mukoze ibiki? Ngewe icyo nkoze gusa reka dube dukupyeho gatoya abanza ashira amarira nyine abanza tuza agarura umutima ubundi tubone kuganira dutuje sibyo byiza. Nta afite ariko mwaganira. Nyine we ntago aratuza reka tubone dukupe kamera abanza tuza ubundi umuhumurize umusobanurira havuye ubundi azasezera abantu atari kurira nyine ameze neza sibyo byiza. Icyo nzi cyo n'uyu mwana w'umukobwa azankunda cyane aho. Reka mubanze muganire umuhumurize. Yes noneho ndabona tugarutse nyuma yuko maze kumukansoringa umaze kumuganiriza agatuza ndabona tugarutse mu kiganiro ameze neza afite n'imbaraga nk'izambere ariko ndabona amagambo yashize ivuga menya atari bwongere gupinga nka mbere. Sinzi nimba ndi bukubaze ngo ese umukozi wiki cyangwa byagenze bite unadusobanurire nimba nta ngaruka ibintu ukoze biri bumugireho dusobanurire muri make. Ubundi rero ngiye ibintu ntabwo nkunda kubikora. Yego. Nta nubwo njya mbikora pe. Kandi biba byose nge nkuko nabibabwiye nongere mbivuge. Yego. Ngendera ku ijambo ry'Imana. Yego. Ariko nka kwa kundi Yesu yageze mu rusengero yasanga bari kurucururizamo agafata inkona akabakubita. Iyo umuntu ankoze mu bwonko bituma nshobora kumukorera nicyo ntakagombye kumukorera. Ariko ubu ngubu umwana w'umukobwa nta kibazo afite. Gusa ni umwana mutoya. Ariko nagira ngo abone ko byose bigenza gute bishoboka. No kuvuga ntabwo yongera kuvuga. Yego. Ujya kumuza niba mwari mwana bipanganye cyangwa se niba mwari mwana biteguye wamubwiye cyangwa se nawe ubwo yambwiye ngo aranyumva ntanyemere cyangwa se akumva ko ibyo nkora atari byo. Ni akantu gato mukoreye kugira ngo n'abandi ajya bibemeza. Niba atabyemeraga. Yego. Buriya hari ahantu mweretse kandi hari ibintu abonye kandi hari ahantu ageze. Urange nagira ngo mwereke ko we ubwe ubwenge bwe nshobora kubutwara. Yego. Ibitekerezo bye nkabitwara agakora ibyo atazi akajya aho atazi akabaho no ku buryo atazi. Cyane rwose. Ngo yabonaga ngo ari ahantu hari amazu maremare kandi ngo muri kumwe. Yes. Nuko yabibonaga. None se ko atubwiye ko amubwira ngo niyambure imyenda yiguye. Ariko nge nawe twari turi kumwe. Kandi nanabasabye ngo mukureho kamera nizere ko ibi bintu bibaye. Nago twabifashe. Nizere rwose ko mutayifashe mubaye mwabifashe. Ubaye wabifashe. Nago nabifashe mu. Oya nizere ko tabifashe. Oya nakuyeho kamera nago bigaragara muhumure. Ubwo rero icyo nagira ngo mwereke ubwe. Niba mu bapinza arimo azabibwire n'abandi. Buri ikintu nkoze ni kimwe. Yego. Nkoze ikintu bita kumutwara ubwenge. Nkabukoresha uko nshatse cyangwa se nkabujyana aho nshatse. Bivuga ngo n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Yagizeho kanosi yo gusa. Yego. Nta kindi kintu yabonye.
ariko ni ukumwereka gusa ko ibyo kuza ari kumpinga nta nyemera ntagira ate nta nyumva bimuvemo abibwire n'abandi. Yego, wenda reka tugire dusoza no tunitahire, ndakeka inkuru avanye hano agiye kugenda akayibwira n'abantu bose. Noneho sinzi noneho irindi jambo wumva wageza ku bantu badukurikiranye muri uyu mwanya. Ikintu nageza ku bantu badukurikiranye muri uyu mwanya, icya mbere ni uko bagomba kwemera ko igihe icyo ari cyo cyose bahemutse cyangwa se bakoze ibintu bidakwiye, nabo ubuzima bwabo bushobora guhinduka. Yego. Ikindi kintu ni uko ugize ikibazo agomba kutugana, kubera ko bashobora no kugira gutya bakakwangiriza umwana akiri mutoya, akazarinda akura ari debile kandi yaravutse umwana ari muzima. Cyangwa se nawe ubwawe bijya bikunda kuba ku badamu benshi cyangwa se ku bagabo benshi, bakagira imyuka yangiza abana babo batabizi, nabo ubwabo ikabangiza. Yego. Njya ngira abantu inama kugira ngo wenda bajye bakoresha, uko ujya kwa muganga ugakoresha kontrole y'ubuzima bwawe, ni nako bakagombye kujya nje baza bakandeba nkababwira ubuzima bwabo uburyo buhagaze, kuko hari byinshi biba biri mu bantu bo ubwabo batabizi. Yego. Ukagenda ugahura n'imyuka mibi ikakwangiza utabizi, ukabana nayo wumva nta n'ikibazo ufite, ukaba wumva uri muzima uri fiyeri, kandi muri wowe ufite imyuka y'ibindi bintu bikuyobora utazi. Ugasanga igutereje abana urwangaro, ugasanga itumye umugabo n'umugore batandukana bakundanaga, ugasanga itumye umugabo imushyiramo ibintu by'ubusambanyi kandi nta cyari kimurimo, nta n'irara afite, ariko imyuka ikamutegeka ibyo. Ugasanga umugore afite imyuka yo guca umugabo we inyuma, kandi mu by'ukuri we ubwe umutima we bitarimo, ahubwo ari ibintu bamuroze cyangwa se yavukanye. Bityo abantu bakagombye kujya bakoresha ibishoboka byose, bagakoresha kontrole y'ubuzima bwabo n'imyuka ibarimo, kugira ngo ni nayo mpamvu ushobora gusanga umuntu aragenda agacuruza ariko reka da, ugasanga umuntu abyaye umwana umwe ariko kugerageza kubyara uwa kabiri reka da, ugasanga umuntu ntabyara ariko yajya kwa muganga bakamubwira ngo nta kibazo afite ku mugabo ku mugore, kandi ikibazo kiriyo ariko ni umwuka ntabwo bari bukibone. Yego. Cyangwa se n'amarozi kwa muganga ntibari buyabone. Ugasanga umuntu aragiye abaswe n'ibindi bintu muri make udashobora kumva, ni byinshi cyane. Ugasanga umugabo yibagiye urugo rwe yararufite, cyangwa se ugasanga umugore ataye abana yarabafite yakagombye kubarera, kandi mu by'ukuri atabanga ubwo kubera ibintu bimurimo. So bivuga rero ngo ngewe ikintu nkangurira abantu ni uko bakagiye bamenya ko hanze aha hari imyuka mibi, hanze aha hari abantu babi, bakagiye bansanga ngewe nkabagira inama cyangwa nkabereka imyuka ibarimo, kugira ngo babashe gutunga ingo nziza, babashe gutunga ingo nzima, babashe gutunga ingo zitekanye. Nkaba nanagira n'inama n'abashaka kuzubaka. Yego. Mbere yo kugira ngo bazubake rwose bansanze bakangisha inama, nkanabasuzuma, nshobora kubamenyera niba urwo rugo ruzaramba cyangwa se niba rutazaramba. Nkaba nanababwira bafite gahunda yo gusezerana ati bo nimushaka mutandukane, kuko nimunabana nta gihe muzabana. Kuko ngira urukundo ndarujera, ndarubona cyane urwego rugezemo ku muntu uwo ari we wese, umuntu n'undi. Yego. Muga nago abantu bari buzi ko kwita umupfumu. Ntabwo nge ndi umupfumu, n'abapfumu ndabarwanya cyane, n'abapfumu ntabwo njya mbemera. Yego. Hanyuma wenda ngiye gusoza ikiganiro, noneho ufata umwanya muniyunge, kubera ko ndakeka ko ibintu mukoreye ntago ari iby'i Rwanda, byanze bikunze nyine nawe hari abazaho ubuhamya, hari abari burebe iki kiganiro babashe kubona imbaraga ufite. Hanyuma rero tubwiye ati wenda abantu nabafasha mu buryo bumeze gutya, wenda uraza kubabwira n'ibindi babafasha bitari ibyo, unababwire uburyo abantu bakubonamo, ubundi dusoza ikiganiro. Okay, uburyo bwo kumbona nta bundi, barampamagara tukavugana, amanimero narayatanze kuva mbere hose. Yego. Amanimero yanjye wazibibutsa nta kibazo. Abifuza kumenya uburyo bambona cyangwa se nimero zanjye kuri telefone ni 0788 36 74 93 cyangwa se 0788 33 500 91. Izo nimero ziraboneka kuri WhatsApp, zose ziriho, no kumpamagara ku mayinite rwose byose birashoboka. Yego.
aha hanyuma rero sinzi nimba ntakuniganya ijambo no bari hanze barampamagara nta kibazo rwose yego kandi byaba ngombwa bakanyohereza kuri WhatsApp hose ndaboneka ngo ujye unabafasha ngo batiriwe baza mu Rwanda. Ntabwo ari ngombwa kubirirwa baza mu Rwanda, iyo mfite ifoto yabo ni ukuvuga ngo nabo ubwabo mba mbafite. Umuntu wese mfite iyi foto yego ni ukuvuga ngo nawe mba ndi kumwe nawe mba meze nk'uwicaranye nawe. Harya muga nta foto yanjye ugira? Ifoto yawe wifuza ko nyigira? Urumva ko nugira ikibazo uzayimpa. Nimba ufite ifoto yanjye urumva ko naba ndi mu bibazo? Oya, kugira ifoto yawe ntabwo biba biri mu bibazo, ahubwo uri mu bisubizo, kubera ko nge ngira ifoto yawe kugira ngo ngufashe. Ntabwo ngira ifoto, kandi ikindi iyo mfite ifoto yawe nta wundi muntu ubaho ushobora kuyibona usibye ngewe ubwanjye ku giti cyanjye, kandi nabwo kubera impamvu runaka. Impamvu ifoto yawe imfasha kugira ngo nkore ubuvuzi bwanjye, kuko iyo nyifite ndagukurura nkakoresha imiti yanjye, namara gukoresha imiti yanjye nkamenya ibiri muri wowe, nkamenya ibiri iwawe, nkamenya n'ibiri mu byawe. Yego. Twihuse se ushaka kutubwira noneho indwara uvura zose ku buryo abantu hari umuntu ushaka gufasha nimero ariko atavuga ati najya kumureba wenda ngamvura iki wabanyuriramo wihuse muri zimwe mu zuvura? Mbere ya byose mvura amarozi y'amoko yose. Y'amoko yose yego. Iyo mvuga amarozi y'amoko yose reka nongere mbivuge mbitandukanije. Yego. Amarozi burya agira uburyo bwinshi. Hari amarozi ushobora kugendana nayo imyaka myinshi cyane. Yego. Ntunamenye ko uyafite. Ayo bita amahuherano. Hakaba amarozi y'amatamikano, hakaba amarozi y'amatambukano. Amarozi ni amoko menshi. Ikindi nk'uko nari natangiye mbibabwira, mvura abagabo n'abagore bafite ibibazo bijyanye n'iby'imibereho yo mu buriri. Yego. Hari abagabo baba bakora ibintu ntibigende neza nk'uko babyishaka cyangwa se babyifuza cyangwa se nk'uko bikwiye. Yego. Hari abagore nabo baba batameze neza nk'uko abagabo babishaka. Hari ibyo batujuje kubera impamvu zimwe mu byo nakubwiye z'uko bavutse, iz'amarozi, ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa se iz'imyuka bagiye bahura nayo. Ibyo ngibyo nabyo ndabivura. Ikindi hari abantu baba bafite ibintu bikibwa. Yego. Abo ngabo nabo ngita ubuvuzi kuko ndabafasha kandi byabo bikagaruka. Ikindi hari n'abagabo bo ubwabo batademara kubera impamvu runaka. Yego. Icyo ngicyo nacyo ndeba impamvu yabyo kandi nkabafasha. Ikindi hari abagira gutya bakibwa mu mirima ukagira ngo wabaye ikintu cyo ukagira ngo wororera abandi cyangwa se uhingira abandi cyangwa se ucururiza abandi. Yego. Aho ngaho rwose ndagerageza. Ikindi hari ikintu bita inyatsi. Niyo izengereje abantu benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika ndetse ugafata no ku isi yose. Hari umudayimoni wateye bita inyatsi cyangwa se n'abantu ubwabo bakakuroga inyatsi. Ugasanga icyo ukora n'icyo ugerageza gukora bigaca mu myanya y'intoki. Naho ubwo ukayoberwa aho binyuze. Iyo bimeze gutyo rero uratugana tukareba impamvu ni iyi. Ese kuki ucuruzanya n'abandi bacuruzi bakunguka wowe bikanga? Ese kuki ufatanya n'abandi bikorwa ugasanga iby'abandi biratera imbere we ntibitera imbere? Ubwo rero ibyo kuki umwana wawe ajya mu ishuri abandi bagatsinda ugasanga wagira ngo bigisha wari hanze y'abandi? Ubwo rero ibyo byose ni ibintu ngenda ndebaho nkabisuzuma kandi nkabitangira ubufasha. Yego. Niwe mera mikoro umukobwa wawe mubaze gato ubundi twitahire. Nta kibazo afite. Nta kibazo afite. Umuhe mikoro. Muto umeze neza? Meze neza. None se ko amagambo yashize? Cyana wari we yashira. Ko mbere amagambo yari yakurenze ubu ngo nkabunda udashaka no kuvuga bimeze biti? Byanzanye nabibonye. No kuvuga ngo yaguhaye ibyawe nyine wemeye tu. Gusa ariko nyine mbwa sorry gusabye imbabazi. Temera bibaho kandi turi abantu
twumva bitinze ariko noneho bumvise cyangwa numvise ahubwo dutahe ubuhamya bwo rwose ndabutahanye gusa nyine abantu batemera burya mushaka mwajya mwemera sibye ko nyine ngo umuntu yemera yabonye ngo wabonaga ngo uri ahantu ngo hari amazu maremare cyane ngo arimo arakubwira ngo muhe imyenda urinda aho wambara ubusa buri babarira ahubwo ndakwinginze nizeye ko bino bintu utazabyumva ntabwo biri muri video ntayaririwe urumva weya utazapfa ubusa nese basi ibyo koraga wabyumva kuri kubikora mani nde nabyo nzi gusa icyo nzi nuko ambwa ngo nimuhe imyenda ni ukuvuga ngo umuganga we yari yicaye ntabwo yavugaga wowe uriyambura imyenda yose niba nta nahavuye sinzi imyenda yose urayambura witonze ko yanaho ikariso uyivanamo ubihereza muganga nibaza se n'ikariso arayigusabye uriyambura usigara wambaye ubusa mbabare mbwize kuri ko nta bose babibonye ariko kuri kamera ntabwo nabifashe muganga nyine urangaragaje nyine muganga abisezeranye imbere ya byose ariko ntugire ikibazo muganga yasa kugirira impuhwe nyine arongera arakugarura urongera uragaruka urongera urambara mva ntabwo nzongera rwose pe isi yose ni we batoranije kugira ngo bari buze gupima we ninjye wabimusabye rega bitewe n'ukuntu numvaga imyemerere yanjye itari kubyemera nese nkubeshye ntabwo yabinsabye njye nagiye muri komite ndavuga ntabwo bino bintu buvuga bishoboka niko kuza nyine ako nemeye rwose pe nemeye babyeyi ndashaka gutaha amahoro urataha amahoro humura urataha amahoro ntugire n'ikibazo ubu se urumva hari ikibazo ufite mu mubiri wawe sawa ariko icyokere wari ufite cyashize urumva utagishyushye nk'uko wari ushyushye urabona wakonje wahise uca bugufi amarere wari ufite yarangiye ngo wabonaga ngo uri ahantu mu mazu maremare nese muri uyu mwanya urumva nta bibazo nk'ibiri ushaka kubaza muganga ngo dusoze njye nshaka kumubaza niba nyuma yo gutandukana kwanjye nawe nta ngaruka ziri bubeho icyo ni icya mbere mbaza n'icya kabiri mbigusubiriza rimwe oya icya kabiri cyo ntacyo nanjye nkeneye ubufasha nzaza umfashe ariko ikigaragara wamutinye cyane mu gisubizo nta ngaruka namba zirakubaho njye icyo nakoze unanabyumve n'abanyamakuru babyumve icyo nakoze ni ukukwereka ko bishoboka nka gutwara ubwenge iminota itarenze 10 yego mugana noneho reka dusoze ikiganiro sinzi wenda nimba ntakuniganya ijambo nimba wumva hari ikindi kintu wifuza kubwira abantu mbere yuko dusoza ubundi tugusezere twisubirire mu rugo natwe nawe tukureke ukomeza kandi kazi murakoze cyane ku cyumweru ku munsi nk'uyu nguyu w'Imana usibye nkamwe mba nakiriye igikorwa nkora ni ugusenga yego mbyuka mu gitondo iyo byabaye ngombwa hari abantu naraniye ibisubizo by'amakonsultation yabo nyibahereza ubundi ku cyumweru ntabwo nkora nta nubwo njya mvura keretse iyo byabaye ngombwa yego nka kwa kundi uje kwa muganga akavuga ngo ikibazo ni urgence urumva ntabwo umuntu yaza ari umusazi ku cyumweru ngo mubwire ngo nasubireyo mbaye nka za ntumwa cyangwa se babigishwa babajije Yesu ngo se ngo kuki ukora ku munsi w'isabato yego nanjye ku munsi isabato yanjye ni icyumweru ndaruhuka nkakora ibintu bibaye ngombwa byo gufasha byo gukiza byo kugira gute ariko mu buvuzi busanzwe ntangira ku wa mbere ubwo rero ntabwo mwanjennye cyane ubu namwe iki kiganiro nakabaye narabemereye ku wundi munsi ariko ku wundi munsi uzi ko muza mugasanga mfite abantu nkaba ntabasha kubona umwanya n'uburyo bwo kuvugana namwe so buriya nanjye biranshimishije kuko ngira ngo ubu nibwo usanze nta bantu mfite biranshimishije rero kuba tuganiye kandi n'ubutani biba ngombwa muzagaruke kuko narabibemereye mwaza mu mibyizi mwaza ku cyumweru nibwo nanjye mba ndi kumwe n'abana mu rugo nibwo mba ntuje muri make ubwo rero nta kindi nabwira abantu nuko bibaye ngombwa bajya bampamagara yego muga rero urakoze ku mwanya waduhaye turagushimiye ugira ibihe byiza natwe reka dufate urugendo dusubira imuhira namwe murakoze cyane ndabashimira